Koze cyane DJ urakoze cyane hanyuma no mu by'imwe y'abato kandi umusimi wacu twese ariko by'umwihariko n'umunsi wa Claude ndetse na Aline
ni bya bindi n'ubundi ngiye kubasengera muri umugoroba mwiza nabambasondetse kuko uyu munsi ntabwo nabyukiye muri nibature ariko kandi ndaza gusaba umubyeyi Pascal mu byubahiro byanyu utambuke bugiri hano imbere kuri Ruhangambone kugira ngo n'abafotora bakubone duhamagarira Imana ndabizi ko nta kibazo ufitanye nayo rwose umunsi wa none ndetse n'iminsi yose iyo yatambutse hanyuma duhamagarira ijuru ikinguke twubahe Imana twegere ijuru Mana yacu turagushimye tugushimiye ko waturinze ukabana natwe wabanye natwe kuva mu gitondo warinze abaturutse mu nzira zavuye kure mwami turagushimiye ko bagejeje hano amahoro dukomeje ibirori by'abana bacu mu kanya twari turi mu nzu yitwa izina ryawe mwami twahaboneye umugisha w'abana kandi turabigushimiye twinjiye mu gika cya kabiri mwami tugiye kwakira ibindi birori bigiye gukurikiraho turasenze kugira ngo umutekano wawe ubura aha hantu mwami ibigaragara ntibyatuma tutanezerwa bikurweho ahubwo ubwoko bwawe dufashwe ari abatuzaniye umugeni mwami nabo bafashwe kandi natwe dufatanye nabo gufashwa dusengeye imirimo yose ibera aha ibijyanye n'amafunguro turasenze kugira ngo byeze bitunganye ubimanure bitunge imibiri yacu n'atunga ubugingo kandi Kristo bane natwe kugeza dushoje ufashe umugeni n'umukwe ni mu izina rya Yesu amen basabe tugeze tuti amen amen yemwe twese murakagira Imana mwese turavuga ururimi rumwe hanyuma rero ngira ngo umubyeyi Daniel umwana wacu rimwe na rimwe hari igihe tubwira abantu ngo duhe Imana icyubahiro tuvane n'ingofero abandi ntibabyumve ariko buriya turabizi neza ko Imana yohereje ubwenge bwinjira mu bwonko igihe wambaye ingofero uzapfuka ubwenge buzaca he niyo mpamvu ariko abafite ingofero z'akazi baraziguma ntacyo babitwaye turabizi icyubahiro ni icyabo respect kuri bo ariko kandi igihe tugiye guha Imana icyubahiro tujye tuyiha icyubahiro kandi kiyikwiriye hanyuma rero nibyo muri iki gitaramo cyiza twabonye abashyitsi twabonye n'imfura nzima zatugendereye urabizi kandi twaratumiye nabo barateguje kandi banavunyishije ariko kandi burya ngo nk'uko babivuga nibuka ko mwataramanye henshi kandi igihe cyose mwagiye mugwira mu nka rimwe nibuka ko mwataramanye imisozi yose kandi igihe cyose mugacyura inganji ariko ndavuga nti ndibuze kujyaho umugisha uze kunyemerera maze uze kujya ijuru hanyuma abasangwe iwacu baze gusasira amashyi maze umuhe ikaze muri iki gitaramo nibiza kuba ngombwa uraza kurenzaho n'ikaziya urakagira Imana hano ibintu birahari kabyara urakoze nibagusha bamunyandamutsa muraho umeze neza babashyitsi baje mbese mwaza mugereza Imana icyubahiro Imana nishimwe mwana ajya mbabwire ko babashyitsi baje kandi tujya kubakira anise karame uraho muraho neza Yesu nashimwe iteka muri amahoro yewe turaho turashima Imana iyo ngiye umeze neza yego mbese murakoma Imana yaduhaye nuko nyine utahibereye wagize imirimo ikuziga wabasha kuhagera ariko twagize ibihe byiza uzabona ibindi se nari ku Gicumbi ntacyo naho ujya uhatuye naho twagiye kuwizihiza igicumbi cy'intwari aho urugamba rwawe rwatangiriye aha ari niho twari tuzi niho turi n'ejo tuyisoreza muri dukere nyine ngo urubona nawe nawe usa nawe nubwo tutasuhuzanyije maze rero ni ukuva mu byiza tujya mu bindi maze reka tuve mu magambo ndabizi umunsi utwikira rwose akanya amazi yatembye ageze kure izuba ryagiye ku kirengarenga cya nimugoroba munyemerere nsaba mu gikari barakora isi y'abageni nabo bazanye nabo bakira ubundi nkaho tugiye mu isanzwe yo gusaba Yesu
ubwuzu bwawe rwose kigera hano ku marembo rwose abana bawe babareze neza bampaye ikaze bagera aho barakomora reka tuba twabigiye kubatwanjirije ureba se nyine kuba yarabatoje n'abandi bibagereho uretse mubwire wongera usomera banze gaca umuzizi oya nose ahubwo niyo mpamvu nabwiye abana bano bahereza uretse kugenda banza bakongerere mwongere mu musaza ubuntu bwawe ni igitangaza rwose bakutwaza mumutwaza umusaza twaza umusaza mu Nduga umuryango ese uwo mwana ntiyadufashamo gake akitsa iyo nanga nari ngize nti naje nturutse hano mu Nduga umuryango rwose nagira ngo babwire ngo twabashimye cyane twabashimye twanezerewe uburyo tukigera hariya ku muharuro mwatwakiranye ubwuzu bwinshi n'akanyamuneza mudukuriramo twereka inzira yose na cyane yuko sinari mpaherutse aho tugomba kunyura turaza tugera ahangaha mu rugo urampobera umara ibicuro unyereka ibyicaro byiza ni ukuri izi mfura twazindukanye kubw'ibyicaro byiza kubwo ubwuzu mwatwakiranye nimunyemerere izi mfura tuziha amashyi menshi none rero Daniel ndabona umunsi uciye ikibu ni uko yavuganye avunagura ahambere ahangaha iwacu mu muryango wo kwa Nsengiyumva twagiye tubona abantu b'abashyitsi baje batugana bari barangajwe imbere n'umuntu witwa Ntaganda Jean Pierre tumuha ikaze nawe urabizi n'abagizi n'abagenzi tubaha ikaze nuko turamwakira atubwira ikimugenza ati ndagenzwa n'urukundo ati ndashaka ko dusobeka amaboko tuti turakwemereye arangije aterura ijambo agira ati rwose ndabifuzaho amaboko mfite umwana w'umusore urambiwe sasasura ushaka kugera ikirenge mu cya ba se wabo ushaka gushinga urugo ati none mwanyemerera rwose umuryango wanjye n'umuryango wanyu tugakomeza tugasobeka uwo mwana igihe cyagera tukazamushingira urugo nuko turamubwira tuti rwose ntabwo waza udusaba amaboko udusaba urukundo kandi uri mu mwanya wacu ngo tuguhakanire nuko rero icyo gihe atanga ubuki bw'ifatarembo atanga inka y'ifatarembo irashimwa maze gushimwa
adusezeranira yuko azaza gutebutsa nako azaza gusaba nuko igihe kiragera dutumaho araza aratura arasaba arangije arakwaza irashimwa noneho dusezerana igihe cyo kuzaza gutebutsa igihe cyageze yari yadusezeraniye ko atari sendatazi nuko koko ifura aho zisezeraniye niho zihurira igihe twasezeranye ntiyakishe araza asaba umugeni aramukwa aratebutsa nuko turangije tumusezeraniye ko tuzamuhekera umugeni uyu munsi rero ubona mpagaze imbere yawe Daniel rwose fura nziza hagaze imbere yawe nazinduwe no gusohoza isezerano urakoze cyane banza bagukomera amashyi tugushimira nk'umuryango kandi ngira ngo bakongera andi mashyi buriya ifura n'isohoza ubutumwa aho bayitumye ntabwo wigeze izo baguhaye zose ujya gusaba ntabwo wigeze uzikatisha ahandi wazigejeje mu rugo zirashimwa rwose uyu mugabo n'ifura n'ikindi gihe nimukenera uwo mutuma we n'umugabo witwa Ntaganda ntabwo babatengushye mu bampera amashyi rwose ubu mpagaze ahangaha rero ngira ngo sohoze isezerano nasezeranye ari ni mwana wanjye ijuru kera rero ahubwo bajyaga bagurana ndetse no muri bibi twarakijijwe rwose turi imfura Aline mwasabye Aline mwakoye Aline nguyu namubazaniye ngo mushyingire umuhungu wawe Claude nawe yishime anezerwe rero ndagira ngo mugushyikirize ku mugaragaro kandi mbasabe umwakirize amashyi n'impundu menshi karame urakoze cyane Yesu agumugisha tuwusangire hamwe nabo mwazanye mwese n'umuryango wanyu uko mwana murakoze babwo twishimye twanezerewe cyane murakoze tuzagaruka n'ubundi imvura igwa n'isubira urakoze cyane ariko rero ntaracutsa murabizi yuko iwacu n'ubundi dusanzwe dutanga abageni b'umugisha Aline rero mwana wanjye unyemerere ngira icyo nitumira umwana kugira ngo azatubere ambasaderi mwiza Aline mwana wanjye bino binyabazungu nabyo bijya bigutenguha ndagira nti Aline mwana wanjye uvuye iwanyu kandi nanone igiye iwanyu aba ni abavandimwe n'abanywanyi bacu rwose uhumure sanze ba nyogosenge ntugire impagarara uhumure ushyitse umutima mu nda kandi tukwaturiyeho umugisha wa kibyeyi ugende ubyare ugwire kandi uzatunge utunganirwe uzagira ibyo ugaburira abashonji n'abashyitsi baje bakugana n'abaturanyi
bazaza bakugana bose uzabe nyiramugisha kandi uzabe nyirakuru w'abantu beza, uzabe nyirakuru w'abantu bubaha Imana, uzabyare ube umugisha ku gihugu, ube umugisha ku itorero ry'Imana, Imana iguhe umugisha hamwe na Profe, uzagwire mugwize, Imana ibahe umugisha. Akira umugeni mwiza w'umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ari turakwishimiye, n'ubundi uvuye iwanyu ugiye iwanyu, sibyo? Ntabwo uzaba wenyine, uzabana n'abantu muri mu rugero rumwe, uzabana abanyakubukwe, uzabana abaramukazi bawe, uzabana abagabo banyu, uzabana abavandimwe, uzabana inshuti. Ntabwo uri wenyine, ugiye mu muryango, sibyo? Ntugire ubwoba, sibyo? Uvuye iwanyu ugiye iwanyu, ugiye n'iwawe, sibyo? Ugiye n'iwawe ariko, sibyo? Baramubwira banamujyana mu muryango, umuryango wa Munyandamutsa. Babonye bariya bantu umubyeyi Frederic nabagarura umuryango mukuru wacu, ngira ngo ntabwo ndavuga byinshi. Umusaza Aniseti yabivuze kandi yabirangije. Nari gutondora uko byagenze ngabimanuka, none yabivugiye mu mwanya wo gucungura n'igihe. Yabivugiye yabirangije. Icyo cyo gukora uyu mwanya ni kimwe. Ikintu cya mbere tugiye gushimira uyu muryango kuba ibyo twasezeranye byose babikoze badakorewe na kimwe. Mubashimire. Nta nubwo numva ngo Aniseti ngo byagenze gutya, icyangombwa ni uko bashoza amasezerano. Umukazana wawe nguyu, sibyo? Ngo umukazana wawe umujyane mu mutwe. Turebere nimba ari Aline wakunze baduhaye. DJ Tabara abanza bimenye neza. DJ Tabara abanza bimenye neza. We got love. Yashimye Koroti umuryango mugari turashimira intumwa zacu nk'uko babivuze Jean Pierre na mugenzi we bamukoreye mu ngata ko mwabaye intumwa nziza kandi nabo mwagiye babashimira. Rero nagira ngo babanze bashimire izo ntumwa zacu, hanyuma dushimire umuryango waturereye. Imana ibahe umugisha. Ngaho Koro, shimira umuryango wo kwa Sohana. Murakoze. Muzamure DJ urushanatu. Baza kugendana rwose, baza guha uburenganzira. Okay.
support. Here is our beauty. Okay. Arakoze amashi turakome tukituma kandi turakoma ifanya ibindi zivugo abagatuvuga imyato kogara mero kanyu hanyuma kuroko tukanye bisaba uziko ibyo nanjye naryiganye mukanaje gusabe mufata ikiganza Claude hanyuma wa muhanga mu kuvuga umutsima dore mwerekeze ku mutsima hariya Claude pare mukanaje gusabe uziko ibyo nanjye naryiganye mukanaje gusabe mufata ikiganza Claude hanyuma wa muhanga mu kuvuga umutsima dore mwerekeze ku mutsima hariya Claude pare bafashe bayobore ntimuvunike rwose mufata ikiganza pare marene muberereke bazamuke bajye hejuru hariya batambuke bagana kwicara bami bari beza bafite wa mutambutse tutsitenya muze n'itsamura cyangwa tsikire biza izintoki zigufashe zizagusigasira zikuguyagwe zikugushe neza iby'urukundo by'umunyabwangu urukundo buryaryate bwarwo rumaze kubafata Claude Nemizi twatoranye henshi ahantu hose twagiye ducinga natwe mu nduga turi amahoro tugemereye baza tugahurira hano mu isezerano ry'Imana Imana yavuze ko ari ine azazamo n'iki korosha gatoya Claude iyo champagne yo kwipfundura nikunanira tumenye ko n'ibindi bizakunanira ndakubesha se yewe ngaho igaragaze mu ruhanga rw'abagabo arabanza akuraho igitenge oya arabanza akuraho urukoma hanyuma agenda gutwara gake
umunyarwanda ngo wakoye kurashaka nayo yavuze ukagira Imana umwegereze umusomye ugira gatatu bwa butatu butagatifu yangu utababaye ari buze kugukuza ibiganza gukomera amashemeshi ati mukujwe macho tweka mu mutwe utogera utatogera abana ariko bimusomera icyaha kinana kanyobe cyo mama we amashi sasa kumbawa kujugo ukade kukutuku umyegereze dije oshaka tocane kote kumaro kufashaho abakuru mitsogo ntaho kigiye wayushaka kujana mufate neza ari ubwirutse uzajya he ko mufite kongo ufite twite byose kongo ufite fitama fata iyo nkongoro turi mu biteretse imbere yawe rambura ikiganza kare na bane mwegere mu begere abana banyu mwegere rambura ikiganza amasegonda byibuze 5 ati banza wumva umutima wacu tuwacu turategura iyi nawe ugira ati ndabona rwose umuryango ndimo ntanzara nta nyota ntacyo nzaburana hanyuma ari nawe bikore uko wa musore Fiacre akomeze yandike impano kugira ngo ibintu byacu bize kugendera ku murongo neza amafoto meza cyane turi kumwe na Entertainment bafata amafoto meza cyane yego Entertainment namusore foto cyo amashima cyakagendera ku igare gusa ntacyo uzategera ifite igare cheers okay la foto ntacyo ari zamuti haba cheers marinde kwa kosa ho ushaka amafoto bazajya bagana abasore babigize umuntu ntabwo bashakisha ntabwo bari abantu baparapara hanyuma ngira ngo nyuma y'uko abageni bacu basangiye umutima reka nsabe baba bari beza ndetse n'abahanga mu kuvuga bafata amafoto hamwe na ndetse bafata amavideo meza cyane Mucho naone hageze mu rugendo baramwicana no none rero abagabo tugenda
utazagenda urwarazaba birahagije mama
ndabona ari inshuti za Ani cyane bikomeye cyane abana ngo bafite itike y'indege reka mbaye mikrofone tubana amahirwe cyangwa tuyabime ni ukuri hari babaye n'abambere Ndashimira Aline wadusigaranye mama yaragiye kwa muganga yarakoze cyane abuzukuru b'abene urugo mwakomera amashyi cyane bati turashimira Aline wadusigaranye mama yagiye kwa muganga ari ibitangaza cyane ariko umwana wazirikana ko ntazanga byibagirwa ifoto twayisoje abuzukuru ba bene urugo murakoze reka dukomeze kandi hari abanyeshuri biganye na Aline ndetse na Claude
Barosha. Ese iri shuri ry'abakobwa gusa muraba amasera? Naje Claude yabizemo mwese. Ninde mukuru muri mwe? Haleluya. Turashima Imana ko twese twahuriye hano mu byishimo. Haleluya. Tukaba turi abanyeshuri twiganye na Claude na Aline muri superieri yose. Haleluya. Rero tukaba tunejejwe no kuba twamugeneye impano. Twishimiye uyu munsi wanyu kandi Uwiteka azabahereze urubyaro. Murakoze Peace House Generation. Tunejejwe cyane n'ubukwe bwa Claude na Aline. Claude mubona tumaranye imyaka 14 turi kumwe kuva primaire kugeza wazaniye ubwanwa no kugeraho atozaniye umukazana. Tubifurije urugo rwiza. Claude turagukunda urabizi, ubwo na Aline turagukunda. Twabazaniye impano rero n'ikimenyetso cy'uko turi kumwe. We are together. Sibyo kandi Imana izabubakire kandi muzubaka urugo rwanyu bwanyu. Muzubaka urugo rwanyu bwanyu. Imana ibahumugisha. Ijambo ry'umuhanga cyane kandi ijambo ryuje inama nziza n'impanuro. Reka basabe mwese ko muri mukomereye. kandi twishimiye Aline umukazana mwiza nawe arakenewe muri iki gisirimbo. Rero muzagira urugo rwiza, Imana ibahe umugisha. Reka dufate agafoto ubundi dusirimbane. Bakumva gukomera amashyi menshi cyane nuko n'umukirisitu rwose arasenga bigakunda. Amen. Okay. Abafate ifoto nziza cyane y'urwibutso. Famille Abraham baje. Mutebuke. Yego, hanyuma mama Dagni. Okay.
ugiye gutanga inka murakoze cyane natwe famiye Aburahamu turashima Imana uyu ni umwana wanjye ndiperi we ndashima Imana ko umwana wanjye namureze neza akaba atweretse ikirori yatuzaniye mu kazana turakwishimiye muri Aburahamu urakaza neza kandi muzagira urugo ruhire Imana ibamugishe Mama Dagny yaje ese ni wowe ukuri kw'Imana ese Mama Dagny umutware wawe ntabwo ari hano Mama Dagny arakoze reka mwegere abageni bafate ifoto y'urwibutso otyo nuko reka kandi mpamagare umuryango mwiza wa Pasiteri Rubanda Eugene batambukane impano yabo nababonye batangiye guseka rwose batangiye kumwenyura bataragera imbere y'abageni umuryango mwiza wa Pasiteri Rubanda Eugene ati nuko mwana wacu murakoze natwe duhagaze ahantu umuryango wa Pasiteri Eugene ntakiriho ariko ndashima Imana kubwa Claude hari ikintu Pasiteri yamukoreye akiriho ariko uyu mwana ndamwita Zirikana yabaye Zirikana ndamushima ko yemeye kuba mu muryango wacu nk'umwana wacu rero twagugeneye impano twashyize muri ya mverope niba mwageze mu rugo mwaruhutse murayifungura murebe icyo twabashyiriyemo abiyandikishije n'impano tuzisoza usibye iz'ababyeyi zisigaye zonyine famiye Nzeyimana Nzeyimana baje ababyeyi beza famiye nziza cyane ya Nzeyimana nzajya nguhimba tuzina tuzira inenge mu mvugo terura intako mwiza wampotoje umutima shenyoye mwiza wanjye nzakuvuga indoro y'umugozi hanyuma ngira ngo impano twazishoje usibye impano z'ababyeyi impano z'ababyeyi zo zirazanye special kubera ko murabizi ko bagenzi bambara bakingirije Aline musa nabegera hepfo gatoya kugira ngo agaragare mu ifoto otyo se mwageze mu ifoto yo ujyanye muri peneri bagwiguzanya nta ngwate bagusabye n'ukuri kw'Imana ifoto nziza cyane ayo mashyi muyakome mutikoma akabugu muyakome rwose ababyeyi reka basabe mukiri aho hari impano umuryango wateguye nagira ngo tuzitanye nongere ngacurange ngacurire ngacinye nongeranya maze nsimbuke nsubira majwi menshi meza nyasobeke dushinze ngo babarimuriye abakera bagize indahiro nzagira mwizire
nuko nyogokuru bashimije bakansiga nzajya nibuka narize. Ababyeyi mukomera amashyi baje bagaragiye Mama Aline wo kagira Imana we. Mama Aline garuka. Ikintu ushaka cyose wowe mama wanjye ndagukunda cyane. Iyo ni impano umukwe wawe yateguye kugira ngo agushimire, agira ati warakoze kubyara kandi ukarera ugatanga uburere bukwiye. Ati umunsi ntacyo nagushinja kandi nagushimiye ujya kwijisha umwana wawe wabyaye wahitaga ukemera ukamutanga n'iby'agaciro. Zamure impano yawe nk'ikipe itwaye igikombe Mama Aline, zamura hejuru cyane, zamura ati igikombe aracyegukanye. Nuko impano muracyazitanga. Uraza kwishyiramo umuro. Reka mpamagare umubyeyi Rwakazina, n'imfura muri uwo muryango mwiza, n'imfura ikarabye, n'imfura itanga uburere kandi ibyavuze riragenda rikageraho rigera kandi rikabyara umusaruro. Niyo mpamvu muri uwo muryango mwiza imfura ziteraniye aha ngaha zisa neza, ni ukuboko kurimo kugaragara k'umubyeyi Rwakazina. Amashyi menshi ari kuri umubyeyi kandi. Papa akira microphone. Murakoze. Iyihorere gufata nose. Umva. Nshima. Iyireke ingiri gufata bose. Ndaje mu biro by'abana bacu. Mbishima. Nkongera nkashima abantu twaturukanye mu Mutara byanyeretse urukundo, nabo nabashimye. Nibahaguruke mu barebe, bajyaga bambona ariko mfite abavandimwe. Ntababwira guhagarara aha ngaha shima mama turatsinze, yakoze ubutwari, yatabukora ntabwo twari kubona bino birori. Yitaye ku bana be, arabakunda nabo baramukunda, ntabwo yabaye nk'ababyeyi b'iki gihe. Ibyo ngibyo nkabamushima. Nanjye rero mpagaze aha ngaha nshaka kubakira abo bana. Tubanze dusabe Dona pare ashima Imana, asengere iki cyumba twafate nko mu cyumba cy'abana, kandi asengere n'amata abana bari buhabwe. Imirimo yawe ukora uhereye kera ni myiza kuri twebwe, ariko by'umwihariko turagushimiye dufatikanye n'umunyezaburi uyu munsi wawe uturemeye ngo tubishimiremo, niko byatugendekeye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tweretse uyu mwanya turimo, ndetse by'umwihariko mu cyumba cy'abana Aline na Claude bagiye kubamo. Mu isi y'umwuka nubwo twebwe atariho turi, ariko mu isi y'umwuka niho twerekeje amaso n'ibiganza. Dutumye imbaraga z'Imana, twirukanye imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Mana yacu kitavuga Imana ntikikagera mu rugo rwabo. Icyo umwanzi yuririraho kugira ngo agire ibyo yangiza, uyu mwanya kirahanduka imizi kandi cyume mu izina rya Yesu. Uyu muhango wo gutwikura ugende neza, kandi iby'abana bari buze kwakiriza imibiri aya mata ahomanurwe nawe mu izina rya Yesu. Amen.
ubundi abantu babundira inka bagashyira ibyansi ku munwa bakabundaguza unywa amata ntiyumvumba mushyira ibyansi ku munwa korora mugotomere amashyi n'impundu by'ababyeyi. babana no mwicare hasi koroca bugufi uhagarara amadini ababyeyi se amina muha abana bifashe ibyasi noneho bwari mwifashe ibyasi mushyire ku munwa. ibindi ntituganirira hariya abana bacu bakunda umurimo niko batojwe. Aline twamumenyereje imirimo ahubwo ni ukugira ngo tumutinyure ajye mu mirimo. uwo muhango rero ugendana n'ibindi. Kera abana bagitega amasunzu bakabaye twogosha amasunzu ariko amasunzu nta kibaho, ariko n'ubundi yari afite inyegamo, twamukuye mu nyegamo. Umugabo amuha amata, bishatse kuvuga ngo azanyurwe n'amata kamiwe n'umugabo we. Amata arayanyoye, noneho bananywesha n'abana babaha amata. Bivuze ngo urugo rwabo ruzahore rukamira abahisi n'abagenzi, urugo rwabo bazahoza amata ku ruhimbi, urugo rwabo ruzahore rwuzuye ntacyo rwifuza, ahubwo rukamira bose, abantu bose baje babagana. uwo muhango niwo twari turimo hariya wo kwifuriza abana imigisha, umugisha wo kubyara, umugisha wo gutunga, uje abagana wese bamubera umugisha. Rero hari ahandi tutari bubajyane ngo tubereke. Murabona umunsi uciye ikibu z'ubwoko bwose zo gufasha aba bana bacu mu gihe batarahinga ngo basarure, ibyo kubaremera kugira ngo batazagira icyo bifuza. Imbuto y'amasaka, imbuto y'amashaza, imbuto z'uburyo bwose, inkori, ndetse n'iza kizungu zirimo. Rero byose twabyohereje mu bigega aho bahunika, ntabwo twari bubizana aha ngaha mu ruganiriro. Ubwo rero twari tuje twikurura umukobwa wacu Aline, tuje no gutanga inkunga yo kugira ngo dufatanye na Ntaganda n'umuryango wose muri rusange kugira ngo dufatanyirize hamwe kubakira abana. Abana bacu rero twongeye kubaturiraho umugisha, muzahinge mweze, muzabyare abahungu n'abakobwa, kandi ibigega byanyu bizajye bihora bibogaboga. Tubifurije umugisha uturutse ku Mana, umugisha uturuka mu babyeyi, umugisha uturuka mu bakozi b'Imana. Iyo migisha y'uburyo bwose izabasesekareho, kandi tubonereho no kongera kubaha impanuro. Buriya urugo ntabwo rwubakwa n'amashuri menshi, rwabaye rwubakwa n'amashuri menshi
ntabwo abantu bafite za profesa na za doctora bajya basenya, ahubwo urugo rugira ibanga rya mbere nuko mugomba kuba abantu bubaha Imana, bayikunda, bayikomejeho. Igicaniro cy'amasengesho cya mu gitondo na nimugoroba ntikigasinzira. Ikindi cya kabiri cyubaka urugo ni ukubwizanya ukuri. Iyo hajemo ibintu byo kubeshya urugo rurasenyuka. Uzajye Claude, uzajye ubwizanya ukuri na Aline. Ikintu cyose uzirinda, ikintu cyose cyitwa ikinyoma. Ikindi cya gatatu uzajye mujya inama no gusenga no kubwizanya ukuri. Izo nyabutatu nimuzihurizaho zikaba ingengabitekerezo yo kubaka urugo rwanyu, muzagira urugo rwiza. Imana rero ibaho umugisha, uzabyare umuhungu n'akobwa, mugwire mugwize, kandi Imana ibaho umugisha. Murakoze. Byanise turakoze tugutwikura umwana kugira ngo tumuvane nyuma y'inyegamo, ejo mu gitondo akamisha inka, nyirabukwe mutume akukira inka, atuwe nta kikizira. Mwongere muzi ibiganza dushimire umubyeyi Anise. Anise ni umuhango mukuru mu Rwanda rwacu rwatubyaye. Ni umuhango wakorwaga hashize amezi 3 cyangwa 6 bitewe n'ubukungu bw'umuryango, ariko kandi ukanyura muri ibyiciro byose umaze kutubwira. Akabamo gutwikurura umwana, babatwikiraga umushishi, icyo gihe nta myenda twagiraga Abanyarwanda. Akabamo kogosha amasunzu, hanyuma uwo musatsi bakawujyana mu mbere ngo bakabwira Imana biringira ngo izabaye kubyara, guheka no kuramuka. Ariko twe twiringira Uwiteka Imana nyiringabo. Imana ishimwe. Hanyuma umubyeyi bakabaha amata nk'ikimenyetso kibifuriza gutunga no gutunganirwa, bakagira urwavu n'abarwavura, bakagira ibyona n'ibyononwa. Hanyuma bagaha amata n'abana. Hanyuma y'ibyo, nyuma yo guha abana amata, umubyeyi mwageze ku muhango mwiza wo kubakira abana. Abanyarwanda babigiriraga ko abana babaga batariharika ngo bahinge bagire imbuto yabo. None mbashimiye ko mwarinze Aline kuzabyuka yaboza agasoho kitwa Ndaburaye Kinga. Hari udusoko twitwa twa Ndaburaye bagena na envelope ku mugoroba. Ndabashimiye ko mukamurinze. Twubatse inkiki hepfo kwa Mwumva neza namwubatsi ya ruguru. Reka sabe Claude na Aline rero namwe muzubakira urasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma mudadire ntaze rero hanze uzabahengereza. Aline rero ubavuye mu cyiciro giye mu mukobwa bamugushaga amasunzu, baringanizaga umusatsi, bakamubwira ko avuye mu cyiciro cy'ubukobwa abaye umugore, abaye umutegarugori, azajya gutegera igihugu umugabo we n'abana azabyara. Bakamubwira ibintu bigera ku 4 ku rugori, bakamubwira ko nta utegura urugori ngo agende mu nzira atarabyara itsina byombi atari kumwe n'umugabo. Bakamubwira ko yateze urugori iyo afite umugabo, ishyano ry'urugori arirebesha iburyo, yaba ari umupfakazi akarebesha ibumoso, yarutegera igihugu akarebesha imbere. Bakamubwira ati kandi umugoroba ukubye urugori kugira ngo inyenyeri itaza kururasaho ugakenya umugabo wawe. Abanyarwanda rero ibyo bakabigirira kugira ngo wa mwana w'umukobwa cyangwa wa mugore bamwereke umuco, bamwereke na kirazira. None mwana wacu Aline rero, ntabwo ndivuge byinshi, ababyeyi babikubwiye, banyagusengera barabikubwiye, ahubwo ndagira ngo mbabwire we na Claude ko ababyeyi baduhaye imbuto bayivuze. Imbuto nko mu Rwanda burya ni amasaka, hakaba n'inzuzi, hakaba n'uburo. Mugiye gufata imbuto y'iwacu kwa Mwumva neza, mufata imbuto kwa Rwakazina, hanyuma izo mbuto muzihuze mu bibe. Iyo muzeza iba imbuto yo kwa Claude na Aline. Yego. Nuko mu Kinyarwanda bigenda. Murafata imbuto ivuye ku babyeyi, mufate n'ivuye ku babyeyi muyihuze mu bibi. Ize nizitwiye kwa Claude na Aline bajya bangura muryango utanga imbuto. Bana bacu ni mu biba mukeza mugaturitsa imbuto muzaha ababyeyi umuganura.
inshuti yanjye Aniseti navuga byinshi ariko icyo dushimye ni umutima mwiza Imana yabahaye. Imana yo mu ijuru ikomeze ibashyigikire. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo ikikwica kizakube kuri. Reka mbwira aba bana gato ndabwira Korode cyane ari newe. Koro sogokuru yarambwiye arabwira ngo urya igikanu cy'imfizi nta kimara ikirura ngo akirya buhoro buhoro yakihase ngo kiramusema. Ijambo rya kabiri arambwira ngo ingoma nziza bayihata umurishyo, ingoma ntivuga irasuka. Icya kane umubyeyi ababwiye gusenga, ngo ndi kuvuga mu Kinyarwanda kandi unyumva ari bunyumve. Icya kane umubyeyi ababwiye gusenga, nimugera mu cyumba mugiye gusenga hari uburyo dusenga bujya butandukanye. Abagabo iyo dusenga turapfukama, abagore basenga bakagira barya bagashima Imana ati haleluya Mana uhabwe icyubahiro. Nimusenga mutyo rero tuzabona abuzukuru ntaganda. Muraho neza. Yesu nashimwe kandi. Ese ko ndeba bamwe murananiwe se? Ngiye kunanirwa. Ahubwo haje ndamukunda. Ndanezerewe cyane rero kubona mwadushyigikiye rwose n'iby'agaciro kandi twabyubashye cyane. Umubyeyi wanjye yakoze kumenya icyo nshaka ngo ampe ijambo. Ndashimye cyane bivuye ku mutima rwose umugore mwiza mwampaye hari akantu kamwe dufiteho amateka njye nawe nshima Imana ku myaka tuziranye kuva mu mwaka wa 5 wa segonderi kugeza ubu. Nshima Imana ko hari ikintu igivuga kikaba. Mu ishuri twari inshuti dufashanya mu masomo ariko abantu bakavuga ko dukundana. Abarimu baza ati bamubaza ngo umugabo wawe ko yasibye kwirirwa hakana bigira aho biranga. Nanjye wenda yaba yagize ikibazo twaranicaranaga bakambaza bati umugore wawe yagiye ariko umunsi nigaga nta murare byo ubwo kamurereshwe da bari banziho kumenya ibintu bya finance cyane ariko umunsi ntabwo nasubizaga iyo sibaga ntabwo nasubizaga rwose ubwo mwarimu agahera akabaza gutyo ariko twaba turi kumwe twembi tugatsinda ku rwego rwo hejuru. Rero nshimye Imana ko ibyo abantu bavuze babivuga ari nka blague none bibaye Imana ukuri mfite impano imwe nshimira uyu munsi, mfite impano imwe nshimira imwe gusa. Imana yampaye umugore mwiza rwose. Ibyo ndabishimiye. Hari abantu bandeba ngo se kutabivuze kare, ndabivuze nyine ubwo abandi ntabwo nashatse ko babyumva, nimwe nashatse ko mubyumva. Rero ndabakunda cyane kandi nzahora mbakunda pe. Nabonye abantu ntaherukaga hariya muryango wanjye hariya umukuri ewana ndashima. Nkakunda pare na marene rero buriya badushimishije cyane umunsi mwateguye neza mwihangane aho twakosheje ariko buriya ntabwo twari tubizi. Ababyeyi bacu hano n'iby'icyubahiro kubagira mwese rwose. Umubyeyi wanjye hano muramubona ariko umubyeyi wanjye ni imboga ari hari ukuntu umuntu yagendaga cyagenda gabasha bagenda gute we mugore wawe yavuga ahita mbona umugore wanjye ko kari uw'agaciro mu muryango. Rero ndashima by'umwihariko nanone ndashima bofu. Ni ukuri reka mbabwize ukuri bofu yambaye
yabaye ku mpande zombi ntabwo ari ku ruhande rwa Aline gusa ni umuntu w'umugabo ku rwego ruri hejuru ndamubashimiye ni ukuri pe yangiriye neza yiteye ku mugore wanjye uko bikwiye ni ukuri kamukore mu kiganza munyemerere oya ni ukuri rwose gushimirwa mu ruhande ndamutse mvuze ngo ni umubyeyi ntimuntere amabuye ni umubyeyi ni ukuri ni umubyeyi uno mu mukwe Imana imugisha kandi warakoze navuga byinshi ariko buriya kari ku mutima gasesekara ku munwa ariko madamu nta kintu wavugana ariko atese we asikamwe cyangwa akakubuza ibyo avuze ntacyo arenza aho ushaka ndabashimiye nishimye uyu munsi ndashimira Imana yabikoze byaba byiza rero nuko twatekerezaga murakoze inshuti yanjye biranyereka ko ejo abana bazagabanya bongera bahuze ibiganza bashima nibyo koko twarasobetse kandi igihe cyose naje nkugana nagusabye uraba nanjye rero ntabwo ngiye kukugondoza cyane ko n'abakuru bavuze ko guhoza akarenge mu rugo rw'abana atari byiza maze unyemerere ujye juru umuryango wa Nsengiyumva turawuzirikana mu ijambo ry'umuryango rwa Kazina umuryango wa Munyandamutsa rero witwa Mwumva neza twitegereje ariko tumureba imico turamarere sindabona mu kinyarwanda izina bamwita ariko hari abandi bavuga ngo ni byungura inama ariko twebwe icyo tuvuze ni umubyeyi mwiza witaye ku mwana aha rero umuryango twamwandikiye urwandiko ntabwo ari umwe rwa Setako ngo aruteye mu mazi ararwoza ruhinduka wino umubyeyi yiherereye aze kurusoma ntabwo ukunda kuko sinibanditse mu Gifaransa rero kiragire bari ariko icyo cyo mu gushima Imana tunamushimira ariko ni hano ushimira ukunda kwandika mu Cyongereza mudushimirire kandi dushimira umuryango mugari mubwire muti wabana yabana namwe tubyara abahungu mubyara abakobwa tubyara abakobwa mubyara abahungu dukomeze dusobeke wampaye inka maze rero bari muri iki gitaramo muze kunyemereza kuza gusayuka duhamiriza umutahano kubera ko Claude na Aline buriya Biranira isomye irambwira ngo Yesu yaravuze ngo gukora umurimo wamutumye hakiri kare umwuka aranyoboye mushatse mwaje ingoma bayihata umuricyo n'imvugira suka gikanu cy'imfizi rero ujya kuba Imana dusenge Uwiteka Mana Nyiringabo Mana ishobora byose wabanye natwe ni ukuri ntabwo icyubahiro kandi databuja ntukabura icyubahiro twataramye turi mu isi Mwami Mana wabanye natwe muri ibi birori byagenze neza kuko ubu n'imbabazi utugira Mwami buri muntu rero agiye kujya iwe data ubundi twakigumariye tugakomeza tugatarama ariko ntabwo byashoboka kuko dutuye mu ngo zitandukanye nuko bagiye kureba umuryango basize imiryango databuja ariko bana nabo ukura igisitaza na kimwe mu nzira ahubwo aho bagenda hose ugende uhashyira umwuka wera abamarayika bakomeza bagenda impande zose Mwami nitwumva ko bageze amahoro nukuri nicyo cyiza cyo kuvugwa kandi tugashima Imana urakoze Mwami Imana urakoze Gitare nkweretse abo bagiye mu ntara Mwami ugendane nabo nukuri wihesha icyubahiro kandi nukuri ukomeze wohereza abarinzi urakoze Mwami Imana navuga byinshi ariko ukora nk'Imana mu buryo bwa kimana urakoze data ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu kandi amen.